busanzwe kugendana n'ibihe bisaba ubushishozi no kwihugura, bisaba gutekereza neza mu buryo bwagutse, bisaba kandi kwiyungura ubumenyi kuko buri munsi ukeye uzana n'impinduka mu buzima n'imibereho byacu nk'abantu. Kirika Podcast igufasha gusobanukirwa uburyo buboneye bwo gukoresha ikoranabuhanga dushingiye ku byabaye, ibiri kuba ndetse n'ibyo guhanga amaso. Tuganira ku masomo ashingiye ku buhamya n'ubushakashatsi, tubasangiza ubusesenguzi bw'abahanga n'ibitekerezo by'abaturage, tukamenya amahirwe dukwiye kubyaza umusaruro hamwe n'amakosa dukwiye kwirinda mu gihe dukoresha ikoranabuhanga. Iyi ni episode ya 5, iturufu y'umukino. Ubwenge buhangano, Artificial Intelligence, ni ubuhanga buteye imbere cyane ku buryo ari amayobera kuri benshi n'uburyo riri kwihuta cyane mu guhindura ubuzima bw'abantu. Uyu munsi tugiye kuganira ku mpamvu bamwe mu nzobere mu ikoranabuhanga bafite impungenge z'uko ubwenge buhangano bushobora gukoreshwa mu migambi mibisha. Njyewe nitwa Mizero Crispin Fahim, ndabaramukije kandi nishimiye kubana namwe. Mbahaye ikaze. Ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano, Artificial Intelligence, ituma mudasobwa ikora kandi ikanasubiza ku kintu runaka nk'ahari umuntu ubikoze. Uyu munsi hari porogaramu, applications cyangwa apps zo muri mudasobwa zakira amakuru menshi cyane kandi zigatozwa kumenya ibitandukanye biyagize, zikagira icyo ziyabyaza, zigasubiza ibibazo n'amahurizo ndetse zikanamenya aho ubwazo zakoze amakosa. Uretse amakuru, data, ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano ryubakiye ku buhanga bwa algorithm, bisobanuye urutonde rw'amategeko akurikizwa mu murongo nyabo wo gusubiza cyangwa gukora umurimo runaka, cyane cyane bikozwe na mudasobwa. Iri koranabuhanga ry'ubwenge buhangano niryo ryubakiyeho uburyo bwo gutanga amabwiriza n'ijwi ryawe kuri apps za Siri na Alexa kuri mudasobwa na telefone ngendanwa zimwe na zimwe. Iri koranabuhanga ry'ubwenge buhangano niryo kandi rituma imbuga nka YouTube na Spotify n'izindi ziguha amakuru y'ibindi bintu wareba. Rifasha kandi Facebook na X kumenya ubutumwa zikwereka bitewe n'ubwo wagiye ureba mbere y'ako kanya wongeye kugira icyo ushaka kureba. Urugero, niba ubushize wararebye ibiganiro byo guteka, uyu munsi ugasubira kuri izo mbuga wareberagaho, uzasanga iri koranabuhanga ry'ubwenge buhangano ryamaze kugutegurira inkuru zijyanye no guteka, ni ukugahera kureba niba hari ibyo bahitamo kureba. Iri koranabuhanga ry'ubwenge buhangano, AI, rifasha kandi urubuga rwa Amazon n'izindi abantu bahahiraho kwiga imyifatire y'abaziguriraho kugira ngo zibereke ibindi bashobora gukenera. Urugero, niba usanzwe ukunda kuguriraho ibikoresho byo gufata amajwi n'amashusho, izi mbuga ziguha andi makuru menshi y'ibikoresho bijyanye n'amakamera n'ubwoko butandukanye bwazo. Reka noneho dusobanukirwe ChatGPT na My AI yo kuri Snapchat, kuko izi usanga urubyiruko benshi bazikoresha yaba mu buzima busanzwe cyangwa mu kazi nyamwuga. ChatGPT na Snapchat My AI ni porogaramu cyangwa applications ebyiri zikomeye zishingiye ku ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano, by'umwihariko zirimo kuvugwa cyane muri aya mezi ashize. ChatGPT na Snapchat My AI zombi ni ingero ebyiri z'ibyo bita Generative AI. Zikoresha uburyo bubasha kumenya neza amakuru, data menshi cyane, kandi zikayakoresha no kurema ikintu gishya cy'umwimerere nk'inyandiko, amashusho, amajwi, amafoto n'ibindi, ku buryo ushobora kugira ngo ni icyakozwe n'umuntu. Hano ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano rihuzwa na porogaramu ya za mudasobwa yitwa Chatbot. Iyi ivugisha abantu bakayikoresha biciye mu nyandiko. Urugero nka ChatGPT igusubiza ikoresheje amakuru yose data yahawe igomba gutanga mu gihe runaka y'ibiri kuri murandasi. ChatGPT na Snapchat My AI n'izindi zigezweho nkazo zibasha gusubiza ibibazo abantu bazibajije, zibasha kubara inkuru, zibasha kurema amafoto n'amashusho, ndetse zo zinabasha no kwandika za kode z'ikoranabuhanga abahanga bashobora kwifashisha. Ku rundi ruhande ariko, ChatGPT na Snapchat My AI zombi rimwe na rimwe zitanga ibisubizo bitari ukuri ku bazikoresha, ndetse rimwe na rimwe kandi zigatanga ibintu birimo irondaruhu cyangwa gushyira hejuru igitsina runaka, sexism.
Ibi bikaba impamvu nyamukuru hari ababona ko ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano artificial intelligence AI ikwiye gutera abantu impungenge. Mu gihe ubu nta mategeko ari hagenga imikoreshereze y'ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano artificial intelligence, inzobere ziburira abantu ko hari ibyago bishingiye kuri iri terambere. Bamwe bamaze gutangaza ko ubushakashatsi bundi ku guteza imbere ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano artificial intelligence bakwiye guhagarikwa. Muri Gicurasi, Geoffrey Hinton, umugabo w'imyaka 76 ufite inkomoko mu gihugu cy'Ubwongereza, yivanye mu kazi muri Google aho yakoraga kubera ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano. Nyamara uyu mugabo niwe muntu ufatwa nk'uri mu batangije impinduramatwara y'iri koranabuhanga ry'ubwenge buhangano. Icyo gihe yaburiye abantu ko ziriya robo ziganira n'abantu, ariko mu gihe cya vuba zizarusha abantu ubwenge. Nyuma yaho kandi ikigo Center for AI Safety cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyatangaje raporo ishyigikiwe n'inzobere zirenga 10 muri ikoranabuhanga. Kuri bo babona ko ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano artificial intelligence ishobora kuzifashishwa mu gucura no gutanga amakuru ataryo ashobora guhungabanya sosiyete y'abatuye isi. Bagaragaza impungenge ko mu buryo bubi cyane bushoboka imashini zishobora kuzagira ubwenge ku buryo zigira ububasha bwose, bikaba byatera kuzima kwa muntu. Margrethe Vestager, umunyadanimarikakazi ushinzwe ikoranabuhanga muri European Union EU, yatangarije BBC ko amahirwe ahari nuko ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano ryatumye ibi ryibazwaho ku mpungenge riteje biba byinshi. Uyu mugore wakoreye Minisiteri y'Ubukungu muri Denmark yavuze ko ateye impungenge by'umwihariko n'uruhare ubwenge buhangano AI bushobora kugira mu gufata ibyemezo mu bintu bisanzwe by'imibereho y'abantu. Atanga urugero nko gusaba inguzanyo, by'umwihariko yongeraho ko izo ari impungenge zidashidikanywaho, bisobanuye ko ariyo maherezo. Uyu mugore w'imyaka 56 yatanze urugero ko ubwenge buhangano bushobora kuzakoreshwa mu kugena uko amatora azajya arangira, ibintu atavugaho rumwe n'abandi. Nk'umwe mu batangije iri koranabuhanga ry'ubwenge buhangano, Martha Lane Fox, umwongerezakazi ufite imyaka 51, wemeza ko abantu badakwiye gukabiriza ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano artificial intelligence AI, ahubwo agahamagarira abantu kuganira byimbitse ku bushobozi bwayo. Mu gihe hari ukutumvikana ku byiza n'ibibi ku bushobozi bw'ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano, u Rwanda rurakataje mu kubyaza umusaruro ibyiza by'iri koranabuhanga, by'umwihariko mu kwifashisha guhindura ubuzima bw'abatuye mu Rwanda. Umuhamya w'ibi ni Byukusenge, umukobwa ufite ubumuga bwo kutabona. Amaze imyaka isaga 4 akoresha ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano muri telefone ye, akoresha baganira nk'aho ari kumwe n'umuntu. Urafungura ugashyiraho kamera gutya, igahita ivuga ko ikifite ni 1000 cy'amanyarwanda. Ndatambika ya karita itangira isomo, ikavuga ikarita y'abafite ubumuga, ikavuga igihe nayitangiye. Ni ukuvuga ko ubwo buhanga bugezweho budahari baba bakwiba. U Rwanda ni intangarugero ku buryo ruhagaze neza mu ruhando rw'ikoranabuhanga iyo bagereranyije n'ibindi bihugu. Umuyobozi mukuru ushinzwe innovation na tekinoloji nshya muri Minisiteri y'Ikoranabuhanga na Innovation, Esther Kunda, yemeza ko u Rwanda rwatangije umuvuduko mwiza mu bijyanye n'iri koranabuhanga. Ishingiro ry'ibi nuko inama y'abaminisitiri yo ku itariki 20 Mata umwaka wa 2024 yemeje politiki y'igihugu yo kwihutisha ikoranabuhanga, National Artificial Intelligence Policy. Ibi byari mu rwego rwo kugeza igihugu ku ntego gifite yo kuba igicumbi cy'ikoranabuhanga mu karere giherereyemo mu mwaka w'2050. Abakunzi ba Kirika Podcast, tubashimiye kubana natwe dukurikira inkuru ya none. Ngaho mudusangize icyo mutekereza kuri iyi ngingo. Mukore subscribe kuri Mizero Media, mudufollowing kuri Instagram, Facebook na Twitter kuri Kirika Pod. Iyi episode mwagejejweho ku nkunga ya Minisiteri y'Ikoranabuhanga no guhanga udushya mu Rwanda ku bufatanye n'ikigo cy'Abadage gishinzwe iterambere HIZ binyuze mu mushinga wayo 250 Podcast Lab. Ni munyemerere tube duhiniye aha, tuzasubukure kuwa 5 saa 12 za nimugoroba. Amahoro.